Bella aba yiyicariye muri resto ari kuruhuka, aba ari no gufata nyine ako kunywa, ajya kubona rero akabona umusore mwiza cyane w'ibogari araje, maze agahita amubaza ati iyi ntebe ikuri imbere hari umuntu uyicayeho? Naho rero Bella ahita afata amazi maze agasuka kuri ya ntebe, ahita amubwira ati nta muntu uyicayeho ariko nyine kubw'ibyago haratose. Naho uyu musore ahita amubwira ati kwicara ahantu hatose ni ibintu byanjye narabimenyereye nta kibazo. Ahita yicara rero kuri iyi ntebe nyine baba basutseho amazi, maze agahita abaza Bella ati mukobwa mwiza none se witwa nde? Naho Bella ati wemeye kwitosa kugira ngo gusa umbaze izina? Naho uyu musore ati si ibyo gusa ahubwo nyine nifuzaga ko twasangira n'agakawa. Bella rero ahita amwenyura ati urakoze cyane, gusa nyine mbere ya byose ndifuza ko nyine wambwira izina ryawe. Ubwo ariko abivuga ari no guhamagara nyine umuseriveri uri hafi aho ngaho. Uyu musore rero araza maze yareba munsi y'intebe uyu musore aba yicayemo akabona nyine hamenetse amazi, ahita amubaza ati ibyo ni ibiki ndi kureba? Naho rero Jules ati urambabarira nyine ni agisida yabaye kubw'ibyago nyine byabaye, nawe urabyumva nyine ibyo nshaka kuvuga. Ni nk'aho ashatse kumubwira ati nyine byabaye ngombwa ko ninyarira. Uyu mukobwa ahita aseka cyane, araseka koko maze akananirwa kwihangana. Gusa nyine uyu musore nawe Jules aba ari kubivuga abiseka, maze agahita abwira uyu musore ati tuzanire amakafe abiri. Bella rero ahita amubwira ati ariko ntabwo rwose nonaha byakunda kubera yuko n'ubundi nari ngiye. Uyu musore rero akomeza guhatiriza ati hoya rwose mbabarira dusangire agakafe kuko ndumva nabikunda cyane, ndumva nakwishimira ko njye nawe twamarana umwanya tuganira. Bella rero ahita abwira Jules ati urabyumva ute se iyo kafe undi munsi tuyishyire ryari? Naho Jules ati igihe ushakiye. Bella rero ahita amubwira ati reka tuzayisangire ejo nibwo rwose nzaba mfite umwanya neza. Ahita afata rero agaseriviyete maze nyine akandikaho nimero ze akazihereza uyu musore. Uyu musore yari arishima cyane, maze nyine yajya kubona akabona Bella asunitse akagare aba yicayemo. Uyu musore waba yagize ngo ni intebe, maze uyu musore akamwitegereza agasanga nyine uyu mukobwa agendera mu kagare. Gusa nyine uyu mukobwa aba ari mwiza cyane cyane rwose ku buryo kumubona yicaye nyine buri musore wese aba ahita ava mu bye. Naho rero Jules ahita atangira nyine kumera nyine nk'umuntu utunguwe, agatangira kumera nk'aho yishimye. Bella rero aguma hafi aho anaseka rwose, maze agahita amubwira ati nitwa Bella, ubwo nyine tuzabonana ejo. Naho Jules nyine yabuze icyo avuga, ubona rwose bimubabaje ukuntu yataye umwanya we, ahita abwira uyu mukobwa ati nzaguhamagara nta kibazo tuzabonana ejo. Bella ahita amubwira ati umunsi mwiza, maze nyine agahita yigendera. Ubwo nyine aba ari kugendera ku kagare ariko kari kumujyana. Jules rero amukurikiza amaso maze agahita afata ka gaseriviyete baba bamwandikiyeho nimero akakarekurira mu mazi. Gusa nyine ibi bintu Bella arabibona kuko aba ari kurebera mu kirahure cy'urugi, maze akabona ko uyu musore za nimero ahise azita mu mazi. Ahita yikomereza rero akigendera nyine. Umunsi wakurikiye rero Jules aba hari ahantu yasabye akazi k'ubushoferi, baba bamuhamagaye rero maze bakamubwira bati uzaze nyine maze tuvugane imbone nkubone. Arabyuka rero maze akajyayo, abonana rero n'uyu mugabo w'umukire cyane, maze uyu mugabo akamubwira ati narebye mu madosiye yawe nsanga rwose umuntu nkeneye nk'umushoferi ari wowe nta kibazo, kuko nasanze ufite experience, waragiye ukora ahantu hatandukanye ndetse rwose n'abantu wagiye ukorera bakuvuga neza. Akazi rero nakaguhaye nta kibazo. Jules arishima maze agashimira uyu mugabo ati ndishimye cyane. Ahita abaza boss we rero ati akazi se nzagatangira ryari? Naho boss ati harya ntabwo nakubwiye uragatangira uyu munsi.
Jule ati nta kibazo nditeguye rwose akazi nari ngakeneye, ubwo reka njye kuba mbategerereje ku modoka. Naho rero uyu mugabo ahita amubwira ati hoya, ntabwo ari njye uzajya utwara, ahubwo ni umukobwa wanjye, gusa nyine umukobwa wanjye ndamukunda, ni zahabu yanjye, ujye umwitaho cyane, ugomba rwose kumwitaho ukamumenya nyine. Jule ahita amubwira ati nzabikora neza rwose nk'uko mubinsabye, kubera ko n'ubundi nsanzwe ndi umunyamwuga mu gutwara abantu, rero rwose ntabwo nagutenguha. Uyu mugabo rero ahita ahamagara umukobwa we ati ngwino ngwino ugende, aba ari kubwira kandi uyu mushoferi atagiye kujya kwa muganga nyine, ubwo ugiye kumutwara umugezeyo. Mu gutungurwa rero Jule ajya kubona akabona wa mukobwa uje ni Bella, arumirwa, maze Bella rwose agahita yigira nk'aho uyu musore atamuzi, ahita amubwira ati mwaramutse neza, naho papa agahita amubwira ati Bella mukobwa wanjye, uyu rero ni umushoferi mushya nakuboneye, agiye kujya agutwara ahantu hose ushaka kujya. Naho Bella ahita abwira nyine papa we ati ndamwishimiye cyane, nta kibazo, ahita ahereza ikiganza uyu musore ati ni karibu rero mu kazi kawe gashyashya. Aba kandi anabimubwira anamusekera. Uyu musore rero nawe arijijisha nyine akamwenyura, ariko bafite isoni z'ibyo yakoreye uyu mukobwa n'ukuntu nyine asanze ari ugiye kuba bosi we. Barasohoka rero, maze uyu mupapa agahita ahamagara uyu mushoferi ati garuka hano gato. Jule rero agaruka, maze uyu mupapa agahita amubwira ati umva nkubwire, ibyo nakubwiye ntubyibagirwe, umwana wanjye niyo zahabu mfite, ugomba rero kumwitaho kandi ukamutwara neza cyane. Jule ati cyane rwose nzabikora kuko mubinsabye. Bagera ku modoka rero, maze Bella agahita yishyira nyine mu modoka, yabaga afite ukuntu akagare kakegereza umuryango, maze agahita yifasha nyine akurira akicara mu modoka, ahita yifungira urugi, maze uyu musore agasigara arwana n'akagare ka Bella kugira ngo nyine abashe kukazinga kajye mu modoka. Birabanza rero bikamuyobera kuko ibi bintu ni ubwa mbere aba abikoze. Arakomeza akagerageza, Bella bari kumwitegereza yicaye mu modoka, maze akajya amuseka. Hashira akanya rero, maze uyu musore akabishobora akakazinga akagashyira mu modoka, agahita aza agatangira kumutwara. Bagera mu nzira rero, maze akamubwira ati rwose ndabona ari ngombwa ko nkubwiza ukuri. Bella nyine aba yamwihoreye atari kumuvugisha. Jule ati njye nawe twigeze guhura, twarahuye muri resitora. Naho rero uyu mukobwa ati yego ndabizi, wakekaga se ko nabyibagiwe? Ntabwo rwose nibagirwa nk'inkoko, ibintu byabaye ejo urumva naba nabyibagiwe? Naho uyu musore ati umbabarire rwose, numvaga nyine nifuza kuguhamagara, ariko sinaguhamagaye kubera ko nimero zawe narazitaye. Bella rero ahita aseka ati nimero zanjye uravuze ngo warazibuze? Nibyo se koko warazibuze? Uyu musore ati yego, nakwishimiye rwose kuba ntarazibuze, maze nkaguhamagara nkakuvugisha kuko narabyifuzaga. Bella nanone akomeza kumuseka ati reka kubeshya rwose, reka gushaka ubwisobanuro kuko si byiza, byemere warazitaye ndeba, wazijugunye mu mazi, ntabwo wigeze uzibura, warazitaye ubishaka. Uyu musore ahita agwa mu kantu, maze akabura aho areba. Bella ahita amubwira ati reba umuhanda, reba imbere yawe. Ni nko kumubwira nyine ati ita kuri vola, reka kurangara. Bella rero ahita yongera akabwira Jule ati gusa nyine kugira ngo nkuremo agatima wikorwa rwose unihangayikisha, kuko n'ubundi iriya ntabwo yari nimero yanjye, iriya yari nimero y'ahantu bagura pizza nari naguhaye. Naho uyu musore ati nimero y'ahantu bagura pizza? Naho Bella ati cyane, niyo mpaba abasore bose bansabye nimero, kubera ko narambiwe nyine guhora ntegereje ko umusore nahaye nimero ari bumpamagare. Bose iyo bambonye nicaye babona isura yanjye nyine, maze bose bakankunda, ariko iyo amaze kubona ko ngendera mu kagare ahita rwose yisubira, maze ntazashaka kongera kumvugisha. Nafashe umwanzuro mwiza rero wo kuzajya mbaha ziriya nimero n'ubundi zitari izanjye, uzampamagara ni akazi ke nyine azahamagare aho ngaho.
Bella rero ahita abwira Jules ati ariko aho twari tugiye turahageze. Jules rero araparika maze akajya gushaka nyine ka kagare kugira ngo Bella abone uko ava mu modoka. Bella rero aba ari kurwana no kuva mu modoka maze Jules agashaka kumufasha. Bella ahita amubwira ati uramenye utazigere unkoraho na rimwe kubera ko mu kazi ushinzwe ntabwo kunterura birimo. Akazi ushinzwe ni ak'ubushoferi gusa, ni nako wasabye, jya uba ariko konyine rero ukora. Ahita amubwira ati uragaruka kuntwara saa 12. Jules rero ahita amubwira ati yego rwose. Jules rero mu kugaruka aje gufata Bella anyura ahantu maze akagura ice cream ebyiri dore ko rwose nawe yayikundaga cyane. Ahita afata rero imwe maze agatangira kuyirya naho indi akayibikira Bella. Arayitereka rero ahantu maze ikaza kugwa ikagwa ku mupira wa Bella maze ikamenekaho. Bella rero araza maze nyine yaba agiye kwinjira mu modoka bamaze kumufungurira umuryango agahita abaza Jules ati biriya ni biki? Naho rero Jules arareba maze agahita asanga ni ice cream yamenetse ku mupira wa Bella. Ahita agira ubwoba bwinshi nyine ukabona agize igihunga maze agahita abwira Bella ati mumbabarire rwose bosi, nari nakuguriye ice cream, ntabwo rero rwose nari nzi ko yamenetse, nari nayiteretse sinzi uko byagenze kugira ngo imeneke, gusa nyine reka mbifate byose, uyu mupira wawe nzawufura neza nta kibazo, nzawukuzanira rwose usa neza. Bella rero ahita amwenyura maze agahita amubwira ati njyewe rero nkunda ice cream ya vanilla, ubutaha nyine ntuzakore ikosa. Naho Jules ahita amubwira ati ukunda iya vanilla? Bella ati cyane. Jules ati ndahita nyikugurira kubera ko iyo nari nakuguriye yamenetse. Bella ati urakoze cyane. Bagera rero mu rugo maze Bella agahita agenda akajya mu cyumba cye, naho rero uyu musore we ahita ajya gusukura imodoka. Aba ari kuyisukurana imbaraga nyinshi ariko yihanagura icyuya kiba rwose cyamurenze. Papa wa Bella rero araza agakomanga, ubwo nyine Bella aba ari kumurebera mu idirishya areba uyu musore ukuntu ari koza. Papa wa Bella araza maze akicara akamubwira ati nditeguye. Naho Bella rero ahita abaza papa we ati uriteguye gukora iki papa? Papa we ati nditeguye nyine ibirego byose ugiye kumpa kuri uriya mushoferi wawe mushya bimbwire nta kibazo maze rwose mbyumve. Bimbwire niba utamukunze, niba yakubangamiye, nk'uko bisanzwe nyine nditeguye nta kibazo. Mu gutungurwa rero Bella ahita abwira papa we ati namukunze nta kibazo, ni umushoferi mwiza, nakomeza nyine akora akazi ajya akomeza ntware. Naho papa we rero ati biratangaje kuko rwose ntabwo bisanzwe, si uko nyine wari usanzwe umbwira, wari usanzwe witotombera abashoferi mba nakuzaniye. Gusa nanone biranshimishije cyane kuba rwose mwabashije kumvikana, ndabikunze cyane, nifuzaga nyine umushoferi uzajya yumvikana n'umwana wanjye maze rwose akamutwara amwishimiye. Bella rero uba uri kwirira ka ice cream uyu musore aba yamuguriye ahita abwira papa we ati ntuhangayike rwose, ni amahoro nta kibazo. Jules rero yubura umutwe maze yareba ku cyumba cya Bella agasanga Bella nyine ari kumureba ari kumwitegereza. Jules ahita amupepera nko kumusuhuza nyine anamwenyura. Bella rero nawe ahita amupepera maze nawe nyine akamwenyura. Umunsi wakurikiye rero haba hari umushyitsi uri buze gusura Bella. Papa aba yamubwiye ati hari umusore uri buze kukureba, witegure rero. Bella rero aritegura maze nyine bagateka, baba rero bagiye gusangira maze wa musore nyine araza bakicarana ku meza. Bella aba ari kumwitegereza cyane atamukuraho ijisho, akajya areba ukuntu nyine aba ari kurya n'ikinyabupfura gikeya. Uyu musore aba ameze rwose nk'umuntu wo ku muhanda, aba nta kinyabupfura habe na mba, atazi uko bifata ku meza ndetse rwose
nyine ameze ukuntu aba ashagaraye muri we. Bella rero aba yakomeje kumwitegereza maze akajya abona arabangamiwe ariko nanone akihangana. Papa rero wa Bella abaza uyu musore ati ni karibu rero iwacu, ati none se ababyeyi bawe bakora iki? Naho uyu musore aramubwira ati famiye yacu izwiho rwose izwiho korora imbwa za zindi nyine zifite ibyoya byinshi, ahubwo nakabaye mbatumira kubera ko nyine dufite show yazo, dufite umwiyerekano wazo mu cyumweru gitaha. Papa rero wa Bella araseka maze Bella nawe nyine agaseka kwa kundi byo gusekana uburyarya. Jules rero ahita aza maze agahita ababwira ati mwihangane rwose kuba ndi kuba deranja, gusa nyine Bella niba ushaka kuza kugerera kwa muganga ku isaha cyari cyo gihe cyo kuba twagenda. Bella ahita amubwira ati yego rwose ahubwo urakoze kunyibutsa, reka tugende. Mbere y'uko agenda rero papa we ahita amubaza ati none se umukobwa wanjye, icyifuzo cy'uyu musore wacyumvise gute? Nta kibazo genda ugitekerezeho noneho uzampa igisubizo. Bella ati papa ntacyo gutekereza gihari. Papa we rero ahita areba nyine nk'utangaye, uyu musore nawe we tubona arihebye, baba bagira ngo nyine arabahakaniye. Naho Bella ahita ababwira ati nabyemeye, nta kibazo rwose tuzakora ubukwe n'uyu musore. Papa we ahita yumirwa ati cyakoze noneho ndatunguwe, byihuse gutyo urabyemeye? Bella ati yego rwose ndabyemeye nta kibazo. Uyu musore rero nawe ahita yishima maze papa wa Bella akabwira Bella ati ubwo rero ndumva imiryango yacu yose ejo yazahura maze tukabiganira twese duhari, ubwo rwose nta kibazo biguteye. Bella ati nta kibazo rwose papa, uko ubishaka ni uko nyine. Bella rero ajya kugenda maze uyu musore agashaka kuza kumuhabiza ku itama. Bella ahita amusunika n'umujinya mwinshi ati have utarengaho. Uyu musore ahita amufata ikiganza maze akamusoma ku kiganza inyuma. Bella isesemi iramwica maze akagenda ari kwihanagura ikiganza yenda kugica, agera mu modoka agakomeza akihanagura, ubona nyine yabangamiwe rwose. Jules rero araza akicara mu modoka maze agatangira kumera nko kuvuza ingoma kuri vola, kwa kuntu nyine umuntu aba afite stress maze agatangira nyine nko gukomanga ahantu ukuntu ahahondagura. Ahita abaza ahita abwira Bella ati mbabarire kuba rwose nkwivangiye mu buzima nubwo kose bitandeba, kubera iki ushaka kubana n'uriya musore? Mu bigaragara rwose ko utamukunda utamwiyumvamo, kubera iki rero umwemereye ko mwabana? Bella n'umujinya mwinshi ati wabivuze neza cyane, ntabwo bikureba, wimyivangira mu buzima. Bella ahita amubwira ati imodoka tugende tudakererwa. Bamara rero kugenda nk'iminota ibiri maze Bella agahita abwira Jules ati ariko gahunda ndazihinduye, n'ubundi kwa muganga ntacyo rwose hamariye, ntacyo biri kumfasha, ahubwo shaka ahandi hantu tujya. Naho Jules ati urifuza ko tujya nka hehe? Bella ati hatekerezeho, njyana ahantu hose ushaka, ndifuza rwose kuruhuka mu mutwe, ndumva ngiye kuzasandara neza neza. Jules ahita amubwira ati ntugire n'ijambo urenzaho, icyo gukora ndakizi. Aramujyana rero maze akamugurira injugu, baragenda maze bakagera ahantu agahita aparika imodoka. Ahantu rero haba hari televiziyo abantu baba baza kwireberaho amafilime, gusa nyine ntabwo haba hatwikiriye aka gace iyi televiziyo iba irimo, naho abandi baba bicara nyine ahantu hadatwikiriye. Kubera ko rero imvura iba iri kugwa kandi ari nyinshi, bo nyine baguma mu modoka bakayiparika imbere y'iyi televiziyo kugira ngo barebe iyi filime. Naho rero Bella ari kwirira za njugu ahita yitegereza uyu musore maze akamwenyura akamubwira ati ariko nta muntu urakubwira ko uzi ubwenge bwinshi cyane, urebye nabi bushobora kuzagusaza. Uyu musore ahita amubaza ati nzi ubwenge bwinshi? Ibyo bintu se ko numva ari bishya, kubera iki uri kumbwira gutyo? Naho Bella ati urifata ukanzana kureba filime mu mvura imeze itya?
uyu musore ati none se watinye inkuba, uri gutinya iki? Bella ati hoya, ntabwo se uri kubona ko filime tutari kubasha kuyibona kubera imvura? Jules ati icyo nacyo ndahita ngikemura mu munota umwe. Ahita akoresha rero essuie-glace maze agahanagura nyine ibirahure, agahita amubwira ati noneho se urabona bitari kugaragara? Bella ati ntakubeshye n'ubu rwose ntacyo ukoze kuko nta kintu na kimwe ndi kubona. Uyu musore rero uba wiyemeje rwose gutuma uyu mukobwa areba iyi filime ahita amubwira ati ariko n'ubundi wikwirirwa wigora, iriya filime ndayibonye, narayibonye. Ati nyine iriya filime iba irimo umusore w'umwavoka. Uyu musore rero aba yarabeshyaga cyane maze agakunda kubeshya abakiriya be, kubera rero ukuntu yabeshyaga byaramuhiriye maze rwose bituma abantu bamwizera nk'aho ari umwavoka w'umuhanga. Bella rero ahita abaza Jules ati none se kubera iki uyu musore yakundaga kubeshya? Naho Jules ati nyine yakundaga kubeshya abakiriya be kugira ngo abatere ubwoba, noneho nyine abakiriya be bazamwemere bavuge ko ari umwavoka w'umuhanga cyane, bakurikije ukuntu ibyo bintu byari bikomeye kandi nyamara niwe nyine uba wabikomeje ariko babeshya gusa. Uko rero yabeshyaga abakiriya be ni nako yabeshyaga n'umugore we ndetse n'umwana we, kandi bose bari barabivumbuye nyine ko ari umubeshyi wa wundi rwose wo ku rwego rwo hejuru. Bella rero aba yatangiye kumva iyi nkuru nyine ishekeje, yatangiye rwose no kuyiseka atarayumva ngo irangire. Jules ati umunsi umwe rero yari aniveriseri y'umwana we. Uyu mwana rero kuri aniveriseri ye icyifuzo nyamukuru yari afite, icyifuzo rwose yasabye Imana, yaravuze ati ndakwinginze Mana umbabarire nibura papa wanjye amara umunsi umwe gusa atabeshye, nicyo cyifuzo mfite kuri aniveriseri yanjye. Jules ahita anabwira Bella ati naho rero rwose ubundi urebye inkuru nyankuru yari itangiriye. Bella rero ahita n'amatsiko menshi amubwira ati hanyuma se nyine byagenze bite? Komeza umbwire. Naho Jules ahita amwitegereza maze akamubwira ati nyine nahise nsinzira kubera ko aho hantu nari ndi kuyireba ndi kunywa n'akabyeri kahise kandusha imbaraga maze ndasinzira, nakangutse amagambo ari kuzamuka. Ubwo rero nahise nyine mvuga nti undi munsi nzongera rwose ndebe aka gafilime. Bella yarasetse maze yenda gupfa ukuntu uyu musore mu by'ukuri yavugaga ngo iyi filime yarayirebye n'ibikabyo byinshi nyamara yarasinziriye maze rwose iby'ingenzi ntiyigera abireba. Uyu musore rero yahise afata ikiganza Bella maze aramubwira ati cyakoze ntakubeshye byari bishekeje, ariko nyine nahoraga nifuza kuzongera kureba aka gafilime kandi nanone nari ngiye kwishimira kuba nakarebana nawe, ariko nyine dore byanze nta nubwo turi kukabona. Bella rero ahita ahindukira maze akareba ku kiganza cye, akareba ukuntu uyu musore amufashe ku biganza, ahita yijima maze agahita amwishikuza ati ndekura vuba kandi ntuzongere kunkoraho na rimwe. Jules ahita amubwira ati umbabarire ni ukuri nari natwawe rwose, ntabwo mbikoze mbishaka, ntabwo ngufashe ikiganza nabitekerejeho. Naho rero Bella ahita yicara maze akamubwira ati rero buriya ubona papa wanjye buri munsi akunda gutumira abagabo rwose bagiye batandukanye, ngaho ngo ni umusore w'umugabo w'inshuti ye, ngaho ngo ni umuntu baziranye, gusa nkeka ko abasore azana kenshi aba yanabishyuye. Nanone ariko ntabwo rwose mbimurenganyiriza, umubyeyi wanjye arankunda cyane, ntaba rero yifuza gukomeza kumvuna jyenyine, niyo mpamvu akora ibishoboka byose kugira ngo nyine mbe nabona umugabo, kuko arabibona ko kunyemera bigoranye. Bella rero ahita yigarura maze akibaza impamvu yaba ari kubwira ubuzima bwe bwose uyu musore, agahita akupira aho nyine ntakomeze kumubwira, maze agahita amubwira ati ntahana ntwara maze unjyane mu rugo. Jules nawe atabajije ibibazo byinshi ahita rwose atangira gutwara imodoka, aba yabibonye ko uyu mukobwa adakunda umuntu umubangamira. Jules rero akomeza gutwara bose bacecetse maze Bella akagera agasinzira. Bagera mu rugo rero yasinziriye maze Jules akamurekera mu modoka
gusa nyine abibwira papa we ati yasinziriye. Papa we ati mwihorere, genda nyine nawe wicare mu modoka inyuma maze mufunge ubundi umureke yisinzirire. Bella arasinzira maze mu gitondo izuba rwose ryanavuye, Jules rero ava mu modoka maze akagenda agaca ururabyo rw'ihoze muri jaride yabo, araruzana maze akajya arukoza ku mazuru ya Bella kugira ngo arebe ko yakanguka. Gusa nyine hagati aho papa wabo aba ahagaze mu nzu ariko ari kurebera mu idirishya areba nyine uko uyu musore ibyo ari gukorera umukobwa we. Arabireba rero akareba ukuntu ari kumuhumuriza ururabyo maze agatangira kumwenyura. Ababona nyine uyu musore yarabaye inshuti n'umwana we maze bikamushimisha. Jules rero akomeza gukoza uru rurabyo ku mazuru ya Bella maze Bella agakangurwa n'impumuro y'uru rurabyo. Uyu musore rero ahita amubwira ati waramutse neza Bella, naho Bella ati waramutse. Gusa nyine abatarasubiza ubwenge ku gihe neza, ahita ashibuka rero maze akareba akabona rwose ni ku kazuba ka mu gitondo. Ahita abaza Jules ati none se turi mu gitondo? Jules ati cyane, waraye mu modoka? Bella rero ahita aseka maze akamubwira ati gusa nagize ijoro ryiza ndumva naruhutse rwose kandi meze neza. Ahita ashaka rero kuva mu modoka noneho agahamagara Jules ubundi aba yarabujije rwose kuba yamukoraho, maze akamubwira ati ngwino umfashe nicare mu kagare kanjye. Jules rero araza akamuterura. Mu kumuterura rero imisaya yabo rwose iba yegeranye, barebana mu maso rero maze buhoro cyane rwose bagatangira gusomana. Papa wabo rero uri kubareba ahita avuga ati hoya rwose, hoya nizere ko kandi n'ibyo bitarimo. Biba bimubabaje nanone kuko aba abonye ko bashobora kuba bakundana. Barasomana akanya gatoya rero maze Bella akamera nk'ukangutse n'ubundi agahita akubita Jules urushyi. Papa we nyine noneho ahita yongera agatuza maze Jules ati kubera iki se kandi unkubise? Naho Bella ati umva nshyira mu kagare kanjye kandi uhite wibara nyine nk'umuntu wirukanywe. Jules ati nirukanirwa iki se kandi ni irihe kosa nkoze? Bella ati ceceka agabanya amagambo, amafaranga yawe warugejejemo papa wanjye azayakoherereza, ubu rwose ndakwirukanye. Jules abaza gukora imikino, naho Bella rero agahita amubwira ati ngaho njyana mu nzu kandi ungabanye amagambo. Biba bimurakaje rwose nkaho atabikoze abishaka, kandi mu by'ukuri baba basomanye rwose nta gahato karimo. Ubona na Bella abyishimiye rwose, ubona ari kubifiringa cyane. Bella rero kandi ahita abwira Jules ati ngomba kujya kwitegura vuba maze ngasangira n'umuryango wa fiancé wanjye. Jules rero mu gahinda kenshi ahita abwira Bella ati ndakwifuriza ibihe byiza kandi rwose byari byiza kumenyana nawe, ni iby'ingenzi kuba narahuye nawe. Bella rero aragenda akitegura maze fiancé we n'umuryango we bakaza, baba bicaye muri salo rero bari gufata amafunguro, maze Bella agahita yitegereza uyu musore ufite ikinyabupfura hafi ya ntacyo. Afata amafurushete baba bamuteguriye maze agafata seriviyete akayahanagura nkaho wagira ngo ntabwo yogeje cyangwa ariho uburozi. Bella rero arabireba bikamubangamira maze agahita avuga ati ndashaka ice cream, ndumva kandi nyishaka cyane. Uyu musore rero rwose uba yitwa fiancé we nyine ahita amubwira ati reka njye kuyizana nta kibazo. Ahita ahaguruka maze akagenda. Abantu rero baba bari bicaye aha bahita bavuga bati uyu musore rwose ndabona azi gufata neza umukunzi we. Amara kugenda rero maze Jules agahita aza yambaye neza ya myenda bahuye ubwa mbere na Bella yambaye. Ahita yongera akabaza Bella ati hari umuntu se wicaye hano? Naho Bella arahindukira yabona ari Jules agahita amwenyura. Ahita yongera agafata ikirahure cy'amazi agasuka muri iyo ntebe nyine. Iyo ntebe kandi niyo fiancé we aba yari yicayemo. Ahita abwira Jules ati nta muntu wicaye, ariko nanone kubw'ibyago nyine haratose. Jules aseka ndetse na Bella ari guseka. Jules ahita amubwira ati nta kibazo, kwicara ahantu hatose ndabikunda cyane, ni ibintu byanjye rwose kandi ndabimenyereye. Ahita yicara nyine muri ya mazi. Naho rero papa wa Bella aba ari kubaza Jules ati Jules uri gukora iki hano?
Jire rwose na Bella baba bigize nkaho nta wundi muntu uri hano. Jire rero ahita abaza Bella ati jyewe nitwa Jire, naho se wowe witwa nde? Abisubiramo neza nk'uko nyine yabimubwiye ubwa mbere ati none se witwa nde? Naho Bella ati wicaye mu mazi maze utosa ipantaro yawe kugira ngo gusa umbaze izina. Jire arongera akamubwira nk'uko yamubwiye bwa mbere ati hoya ntabwo ari ibyo gusa, nifuzaga ko nyine twanasangira kafe, gusa mbere yaho ndifuza kumenya izina ryawe. Bella rero ahita amubwira ati urifuza ko twasangira kafe ryari? Naho Jire ati ndifuza nyine kano kanya. Bella rero ahita yongera agafata seriviyete maze akandikaho nimero agahita azihereza Jire. Noneho hano papa wa Bella aba yatangiye guseka, ababona nyine bano bana bamushimishije cyane. Abandi bo rwose baba bumiwe bayobewe nyine ibyo aba barimo. Jire rero ahita afata ka gapapuro nyine Bella bamwandikiyeho nimero agahita azandika muri telefone ye, noneho agahita ahamagara abagira ngo averifiye ko batongeye kumuha izo muri pizariya. Arahamagara telefone ya Bella igahita isona, baba bicaye nyine begeranye, maze Bella agahita ayifata akitaba ati alo, ninde tuvugana? Naho Jire ati ni Jire, nifuzaga nyine kugutumira kugira ngo tujye gusangira agakawa, wa munsi duherukana wampaye nimero zawe maze twemeranya ko nzaguhamagara tukajya gusangira kafe. Bose rero bari guseka ubona rwose bari mu byishimo. Bella ahita abwira Jire ati yego rwose, urifuza ryari? Naho Jire ati kano kanya. Bella ati twagenda rero nta kibazo, ngwino umfate maze tugende. Papa wabo aba yasetse yapfuye, ibyishimo rwose uba ubona byamurenze, cyane cyane ko nyine aba yabiboneye kare mu gitondo uko bari bameranye hanze. Aba yatangiye kubibona ko aba bana bakundana kandi urukundo rwa nyarwo, ndetse rwose aba ari kubona ibyishimo biri mu maso y'umukobwa we, maze akabona ko uyu musore ari we. Jire ahita ahaguruka yihuse maze agafata akagare ka Bella agatangira kugacunga. Baba bagitangira rero kugenda maze bagahita babona nyine wa musore uba wagiye kuzana ice cream arinjiye. Ahita ababaza ati biri kubera hano ni ibiki? Naho Jire areba uyu musore maze akabona ice cream yarazanye, hejuru hari hariho impeta yaragiye kwambika Bella. Ahita rero amwaka iyi ice cream maze agakuraho impeta akayisubiza uyu musore akamubwira ati ibi ni ibyawe bijyane. Naho ya ice cream akayihereza Bella ati mukunzi, iyi yo rwose ibi byo ni ibyawe. Bella rero yishimye kandi ari guseka ahita atangira kurya ice cream ayishimye rwose. Bahita kandi banisohokera maze bakigendera. Papa wabo we rwose ibyishimo biba ari byose kandi nta n'ijambo na rimwe aba yavuganye nabo. Wa musore rero uba waje nyine kwambika impeta Bella asigara akanuye amaso, abantu bose baba bayobewe ibyabaye. Papa rero wa Bella ahita abwira uyu musore ati icara. Yajya kwicara akumva yicaye mu mazi. Naho rero papa wa Bella ahita ababwira ati mwihangane rero nimwitahire rwose, nta bukwe buhari, nta no kwambika impeta bihari. Umukobwa wanjye yabonye uw'umutima we ushaka, ndetse rwose yabonye umukunzi w'inzozi ze. Ndishimye cyane rero kuba umukobwa wanjye abonye umuntu umukunda bya nyabyo, nta ruhare nabigizemo, ndetse rwose ntanamwishyuye, ahubwo nyine ari bo bombi bihuriye maze bagakundana. Umutima wanjye uranezerewe cyane, mwihangane kuba rwose bibababaje, ariko njyewe rwose ni umunezero kuri jyewe. Bahita bahaguruka rero maze nyine bakagenda bitonganya, birumvikana uburakari ari bwose. Naho Bella rero na Jire bo baragenda maze bagatembera bakajya gusangira kafe, bakajya gusangira ice cream, akamutembereza akagenda amwereka ahantu hagiye hatandukanye. Bella aba yishimye, aba yumva uyu munsi ari wo umunezero kuri we. Jire rero aramubwira ati mukobwa mwiza, ndagukunda cyane rwose kandi uri byose kuri jyewe. Naho Bella nawe akamubwira ati nanjye ndagukunda cyane kandi warakoze kunkunda, maze ukankunda rwose ntacyo ushingiyeho, ukankunda uko ndi.
Jire rero uba uri kugenda nyine acunga mu kagare, Bera ajya kubona akabona imbere ye hari ururabyo rw'iroze, ararufata rero ni urwo nyine Jire aba ari kumuhereza ariko arucishije nyine nk'inyuma ya Bera akarushyira imbere ye. Bera ararwihumuriza maze yarurebaho neza akabona hariho impeta ya fiyansaye, ayikuraho maze akayitegereza, aratangira agaseka, araseka ibyishimo bikamurenga, maze Jire agahita atambuka akamuhagarara imbere agafata ya mpeta, ati mukunzi wanjye nakunze nkimukubita amaso, wanyemerera maze nkakwambika iyi mpeta ukanyemerera ko njye nawe tuzabana ubudatandukana. Bera arira amarira y'ibyishimo ahita amuhereza ikiganza ati yego rwose ndabyemeye kandi ndagushimiye kuba waremeye kunkunda ukankundira uko ndi kandi ukankunda urukundo rwa nyarwo. Jire rero ahita amuhobera maze agatangira kumusoma. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.